Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mwahisemo gukurikira Kire TV Show aho muherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda zitandukanye, abari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ariko kandi namwe mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, turizera ko mumeze neza. Hari n'abadukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu mahanga ariko bumva ikinyarwanda, namwe tubifurije gukomeza kugubwa neza. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane, ni inkuru ijyanye no kuba no gufungwa kw'inganda zimwe na zimwe zari zisanzwe zikora zino nzoga z'ibyuma cyangwa se iz'amarikeri. Iyi ni gahunda yashyizwe mu bikorwa na Rwanda FDA, aho yakoze igenzura igasanga zino nzoga zirica abaturarwanda rwose ku kigero kiri hejuru cyane. Agasanga zino nzoga ni inzoga zikoranywe ubugome, aho basanze ko hari ubugome buhishe mu nzoga zitujuje ubuziranenge zahagaritswe mu Rwanda, aho byashyizwe mu bikorwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani, aho nibwo bafunze izo nganda. Ibi kandi Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin yaje kubigarukaho, aho yatangaje ko isuzuma ryakorewe zimwe mu nzoga zitujuje ubuziranenge zapimwe, basanga harimo izifite igipimo cya 90% cya alcohol, hakabamo n'ibinyabutabire by'uburozi bitagenewe kunyobwa. Aho yabigarutseho mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu ku itariki 3 Kanama 2026, cyagarukaga ku ngamba ziri gufatwa mu kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Iki kiganiro cyabaye nyuma y'uko ikigo Rwanda FDA gisohoye itangazo rifunga inganda 8 zengaga iyi nzoga zizwi nk'ibyuma hamwe n'inzoga zengaga zitujuje ubuziranenge. Dr Nsanzimana Sabin yavuze ko kuva uyu mwaka watangira abantu 500 bagiye kwivuza nyuma gato yo kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, harimo abagera kuri 50 banapfuye, abandi 100 bahumye burundu, kandi abo ntihabarirwamo abahuye n'ingaruka z'igihe kirekire. Aho yabivuze agira ati, ntabwo ari ukuvuga ya ndwara izaza mu gihe kirekire, ahubwo ni umuntu unyoye iyo nzoga agahita arwara ako kanya cyangwa agapfa bitunguranye. Ni ibintu tutajyaga tubona mu myaka yashize, yagiye kandi mu myaka yashize byagiye bizamuka buhoro buhoro, kuko watangiye kubona hatari gusa inzoga zisanzwe, hagiye hanaza n'izindi zirimo alcohol ya 40% ndetse n'iya 50% umuturage atari yarigeze abona ariko akazigotomera. Umuyobozi w'ishami rishinzwe iperereza ry'ibyaha no kurwanya iterabwoba muri RIB, Peter Karake, yavuze ko inyinshi mu nganda zafunzwe basanze nta byangombwa benezo bafite, cyangwa bikaba byararangije igihe. Hari n'abavanga ibintu bitemewe ndetse bitagenewe kunyobwa, aho yabigarutseho agira ati, ibyo abaturage batugaragariza bituma bahuma. Ni ikinyabutabire cyitwa metanoro. Metanoro ni ikintu kitanyobwa, ni uburozi, na santilitiro 10 zihita zigutwika mu nda ugashya wumva. Karake yavuze ko kandi ahatarwaga inzoga hari umwanda, nta mashini zabigenewe zivanga ibinyabutabire bibyara inzoga mu buryo buboneye no gukoresha abantu batabifitiye ubushobozi. Aho yabigarutseho agira ati, na wa wundi witwa ngo yarabyigiye akora ibyo yishakiye kugira ngo bihutishe, kuko ibikenewe ku isoko ni byinshi. Niba barambwiye ngo sinzatarire mu gikoresho cy'icyuma, agashyira muri plastique, noneho agashyiramo wa musemburo kugira ngo bigire vuba ajyane ku isoko, urumva ko aho niho ubuziranenge butangiriye gupfira.
Inzoga ziri mu bitera indwara z'umwijima n'impyiko ndetse n'izindi ndwara zikomeye z'ubwonko. Dr Nsanzimana yasobanuye ko imwe mu mpamvu zatumye ikibazo gikomera kuri uru rwego harimo kwitwaza iterambere ry'inganda mu Rwanda, aho hari bamwe bagiye bashinga inganda ariko badafite ubumenyi bwo gutunganya ibinyobwa cyangwa se bagamije gushaka amafaranga batitaye ku buzima bw'abantu. Dr Nsanzimana yavuze ko inzoga nyinshi niyo zaba izifite ubuziranenge nta cyiza cyazo, aho yabigarutseho agira ati ibyuma rero akenshi usanga bifite alukoro ya 40 ndetse na 50%, hari n'izo twapimye dusanga bigera ku kigero cya 90%. Iyo wanayicana ushyize aha hakanashyuha yakwaka. Ibaze rero igeze mu mubiri w'umuntu nibyo wumva bijyamo bigatwika byose. Dr Nsanzimana yavuze ko mu bice by'icyaro usanga ibyuma ari byo bicuruzwa cyane, nyamara byica ubuzima bw'abantu. Yasobanuye ko ibyinshi bavangaga batitaye ku buzima bw'ababinywa, aho yabigarutseho agira ati hari ibyo tuvuga ukagira ngo si ukuri, ariko ukuri guhari. Hari aho twasanze bashyiramo byitwa melase, itabi, urusenda n'amatafari. Hari n'aho bavangamo ifumbire mvaruganda bakongeramo n'amasukari bagacanira, ariko ntibanamenye ngo baracanira ku kigero kingana iki, nibura bye guhuma amaso y'abantu ako kanya. Ntibyice vuba, byice buhoro, nubwo byose ari urupfu, ariko harimo n'ubugome, mu by'ukuri ubugizi bwa nabi. Yashimangiye ko hari n'abantu usanga afashe inzu mu gace akavuga ko yafunguye uruganda rwenga inzoga, nyamara nta gitoki na kimwe kihagera, aho yabigarutseho agira ati mu by'ukuri abavanga uburozi. Mu minsi 10 ishize urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugaragaza ko hari izindi inganda rwafunze zigera kuri 90 nazo zakoraga mu buryo bunyuranije n'amategeko, zikenga ibinyobwa byangiza ubuzima bw'abantu. Hanafunzwe abantu 50 bakurikiranyweho gukora ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Turabashimiye nshuti bakunze mwahisemo gukurikira Kirehe TV Show. Ni naha iyi nkuru tuyisoreje, ariko kandi ibiganiro byacu nakagaruka akanda subscribe niba utarayikanda ukande kukazogera kugira ngo ukomeze gukurikira inkuru ku gihe buri ko tuzishyizeho. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.